turebe mu ijambo ry'Imana dusanga mu gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. When we read the word of God in Deuteronomy 15 verses 9 to 10. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 9 n'uwa 10 haranditse ngo wirinde kwibwira icyo ubuntu bucyuti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene ukanga kugira icyo umuha adatakira Uwiteka akurega ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha kandi numuha ntibizakubabaze kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Amen. Amina. Amen. Deuteronomy chapter 15 verse 9 to 10 says, beware lest there be a wicked thought in your heart, saying, the 7th year, the year of release, is at hand, and your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it will become sin among you. You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works, and in all to which you put your hand. Amen. Subiramo umurongo wa 10. 15. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 10. Ntuzabure kumuha kandi numuha ntibizakubabaze. Ntuzabure kumuha kandi nunamuha bizakubabaze. You shall surely give to him, and your heart should not be grieved. Komeza. Kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Nibyo bizatuma Uwiteka Imana yawe iguha umugisha mu byo ukora, n'ibyo uzagerageza gukora. Ese niko tubikora?